Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Hello, muraho neza nshuti bakunze ibigwi byanjye TV. Nkuko bisanzwe ni Christine Ushizimumu ubasuhuza. Tubahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Turi mu kwezi kwa kabiri, ni ukwezi kudasanzwe gufite iminsi mike itangana n'indi minsi igize ayandi mezi. Ni ukwezi guto, ni ukwezi dusangamo umunsi uri special, umunsi uri special, umunsi mpuzamahanga, umunsi buri wese yisangamo uko yaba ari kose. Saint Valentin, umunsi w'abakundana. Uyu munsi abantu benshi bagerageza gushimisha abakunzi babo mu buryo butandukanye. Aho ushobora kumugurira imodoka, aho ushobora kumusohokana, kumuha inzu, aho ushaka kumutekera, kumugurira fone. Hari n'abatera ivi kuri uyu munsi, yes, hari ababikora, kumugurira imyambaro itandukanye, ishakoshi, shanete zanditseho izina rye, gukoresha ifoto ye ugashyiraho amagambo ushaka kumubwira, kumugurira ikintu cyose uzi yuko cyamushimisha, ndetse n'ibindi byinshi. Kuri Saint Valentin ni impano nyinshi zitandukanye waha umukunzi wawe ikamushimisha uko yaba ari kose. Buri wese hano afite uburyo azi umukunzi we, afite uburyo abanye n'umukunzi we, afite ukuntu azi yatwara umukunzi we, afite ukuntu azi yuko akunda nk'akantu runaka kakamugurira. Buri wese hano ariyaminiya, buri wese hano akora nyine ibyashimisha umukunzi we mu buryo butandukanye. Ashobora kumubwira amagambo meza, ashaka kumubwira uburyo, ni ibintu byinshi umuntu yabwira umukunzi we kuri Saint Valentin. Kuri wowe dukurikiye turagushimiye, wowe wamaze gukanda subscribe turagushimiye cyane. Inama zanyu, ibitekerezo byanyu, like, comment, byose ni ingenzi kuri twe, turagushimiye cyane. Wowe utarakanda subscribe, uyu ni umwanya wo kuyikora kugira ngo tujye tubasha kubana muri video nyinshi zitandukanye. Yes, tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Icyo ngewe rero nshaka kuvuga kuri uyu munsi, ntago ndashaka kuguha uduskills tugera nko muri dutatu, utuntu wakora kugira ngo ushimishe umukunzi wawe kandi bivuyemo imbere muri wowe personally, bivuye muri wowe, atari kuvuga ngo nibyo wiganye, nibyo warebeye ku bandi, nibyo wumvise. Oya, ni ibintu muri wowe byavuye muri wowe, kandi kirenze kuri icyo bidahenze, bidasaba amafaranga. Hari ukuntu wayikundanira n'umuntu ariko nta mafaranga, cyangwa ukabona ukumva ibyo ushaka gukora biraguhenze kandi wenda nta mafaranga yabyo ufite, kandi ukumva n'ibyo ushaka. Rero niba nta mafaranga ufite wikwigora, bana nanjye muri iyi video. Impano ya mbere, ikintu cya mbere wakorera umuntu kuri Saint Valentin ni ukwandika kwishuka. Yego, wumvise neza, ni ukwandika kwishuka. Ufite ishuka mu busanzwe musasa pe, ufite mu rugo, umugore wawe arayizi, umugabo wawe arayizi, nta kibazo. Iyi shuka wowe icyo ugiye gukora rero, ugiye kuyifura. Numara kuyifura uyitere ipasi, uyizinge neza. Numara kuyizinga neza, ugende kuri bari abantu bandika ku myenda, bandika ku bintu runaka. Iyashuka irazinze neza, wateguye ijambo rito rigufi ryiza bari bukwandikireho. Uragenda aho ushaka ko urayirambura, numara kuyirambura aho ushaka ko bandika urahashyira akamenyetso.
ushaka kuhashushanya wenda n'akabike kuko urabizi ko urafura kagashira mu mwenda, ushaka gushyiraho nk'akadomo, ikindi wayizinze neza ntabwo bari buyizingure, uko wayibahaye niko bari bwomekeho rya jambo ushaka kubwira umukunzi wawe. Urugero ushaka kuvuga uti ndagukunda mugore mwiza, cyangwa ndagukunda mugabo mwiza, hanyuma ugenda iryo jambo. Ni urugero kuko buri wese afite uburyo asobanuramo amarangamutima ye, ni urugero nari ntanze. Noneho nurangiza ugende bakomekereho izo nyuguti, bakwandikireho, hanyuma nurangiza witahire. Nugera mu rugo ikintu uri bukore, uri busase yashuka. Numara gusasa yashuka, uri butegure neza icyumba cyawe wisohokere. Aha wenda ushobora gushyiraho n'akandi gakeregeshwa, urabona hari ushaka gushyiramo twa turirimbo umugabo akunda cyangwa umugore wawe uzi ko akunda, uratera perfume mu cyumba cyawe, kibe gihumura, kibe gisa neza. Hanyuma nurangiza usase na yashuka yawe, nurangiza ukinge wisohokere, wijyane bunaka, kugira ngo wa muntu ushaka gusiripurena, wa muntu ushaka gukadona ibyo byishimo by'uwo munsi, azaba ari ubanza gukingura. Urakora tumwaye possible ku buryo ntabwo ari we wa mbere ubanze muri icyo cyumba, oya, uramureka aze yikingurire. Nageramo arabananiwe wenda yiyambure simbizi, ariko narangiza ari gukubita amaso kuri yashoka asanga arayizi, ariko narangiza asangeho utunyuguti turiho tumurembuza, kuko uzakoresha guhandikaho, uzakoresha ibarazi umugore wawe cyangwa umugabo wawe akunda, ari gusange rero ryabara rimurembuza, ahita agira amatsiko kujya gusoma izo nyuguti ziravuga iki. Namara gusoma olala ari bunezerwe, nta kindi uko biri kose araguhamagara. Naguhamagara uraza umwitabe, kubaza ati sishiri ibi bintu wabitekereje ute, urantunguye, biranejeje, urumva nawe hari indi si muhita mujyamo kuko aratunguwe, atangajwe n'ibyo wakoze atatekerezaga wenda ko wanabikora. Yego, hanyuma ndakubwiza ukuri, iyi shuka izakora akazi. Iyi shuka mbese ni umuteguro w'umunsi, nawe urabyumva, right? Okay, twagiye. Ikindi cya kabiri nshaka kukubwiraho akandi kantu wakora k'ubwenge kandi kavuyemo imbere muri wowe, kandi kataguhenze, katagusabye umwanya, katagusabye amafaranga. Ahaho ni nko kuri wenda wa mugore cyangwa wa mugabo, Saint Valentin izaba umugabo wawe atari mu rugo, baririrwa bavuga Saint Valentin, bakavuga ati wenda uzamuha ibi n'ibi, wowe watekereza ko umugabo wawe azaba adahari, watekereza ko umukunzi wawe azaba adahari, akavuga ati ibi si ibyanjye, nta n'impamvu yo kubitaho umwanya. Oya, ndashaka kuza tukumvana aka kantu. Icya kabiri ugomba gukorera umugabo wawe, kuri wa muntu aba azi ko umukunzi wawe azaba ari kure. Hano ndi gukunze kuvuga umugabo, ariko nimvuga umugabo nawe uzashyiremo umugore, biraterwa. Hanyuma rero uyu muntu azaba ari muri misiyo, uyu muntu muzaba mutari kumwe mu rugo, wenda ari mu kazi, azaba, ariko uwo munsi muri kubivuga arahari, ariko uwo munsi uzaba mutari kumwe. Wowe rero nk'umugore mu rugo, nk'umugabo mu rugo, ugiye gutegurira umukunzi wawe, ugiye kumupakingira, kawetesherera ikangufashe ikangupakingire. Yego, uzagenda utegura imyenda azambara ku munsi wa mbere, we yazambara kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu. Ukorewe rero uyimuhe, mubwire uti dore uko imyenda uzambara izabikurikiranye bitewe n'iminsi ugezeho. Noneho nurangiza wowe numara kubikora, uragenda wandike udupapuro duto, wandike n'intoki zawe n'umukono wawe na bike byawe, wandike utugambo duto twiza, kuko twa dupapuro uraduca, n'udupapuro duto, n'udupapuro turi small, n'udupapuro uri buce
wandikeho ndagukunda, uri umugabo wanjye, uri intwari yanjye, warakoze kumpitamo mu donc uri bwandike udupapuro dutandukanye. Utu dupapuro turaba ari dutoya, ni udupapuro tunzunu. Nurangiza uradushyira, ufate nk'akambere ugashyire mu masogisi, akandi ugashyire mu nkweto, akandi ugashyire mu mufuka w'ishati, akandi ugashyire mu mufuka w'ipantaro, cyangwa se niba ari umugore ushaka kugashyira mu ishakoshi, ku buryo igihe azajya ikintu cyose ari bukoreho kuri uwo munsi azajya narambura uwo mwenda ku gapapuro azakabona. Narangiza ashobora kutabyita, wenda ari kwihuta ari kujya mu kazi, cyangwa se hari n'akabonye arakasomye ariko ntabwo akitayeho, kakandi kari mu ishakoshi azajya gukora mu ishakoshi abona agakuyemo akabone, cyangwa wenda kari mu ipantaro, akari mu ishakoshi kamwe mu ipantaro ko ntabwo katakara. Ariko wigira ikibazo niyo byanatakara, hari ibizatakara biri aho ngaho mu cyumba, muri icyo cyumba arimo. Nataha rero, azasanga twa dupapuro twatakaye tumutegereje, azicara dusome, azaba aruhutse, azaba avuye ku kazi avuga ati ejo nzasubira ku kazi ejo. Kwa kundi yicaye ari kwiganiriza mu cyumba, asome twa dupapuro. Namara kudusoma, zicara ku buriri, wenda azaguhamagara muzavugana, nimara kuvugana azaryama nezerewe, azaryama byibura avuga ati uko biri kose, nubwo mba ni mu mvune zingana gutya, nubwo mba ntari mu rugo, ariko byibura umupatina wanjye arabizirikana, arabibona ko mba ndimo nitangira urugo, arabibona ko mba ndi gushakisha imibereho. Donc bizamwuzuza, bimuha imbaraga, anakomere naho yaba ari hose. Yes, icyo cyari icya kabiri. Icya gatatu nifuza kukugezaho uyu munsi, turi kureba utuntu turi simple tw'ubwenge twavuye muri wowe mindani, turi personally, utazakora. Umugabo akavuga ati wenda wabyiganye, cyangwa umugore akavuga ati ibingibi n'ubundi birasanzwe. Oya, icya gatatu tugiye kuvugaho ni ukwirikodinga. Kwirikodinga, ushobora gufata bike n'urupapuro ukandika amagambo meza ushaka kubwira umupatina wawe, kandi ukamuha imitoma, kandi atari ya mitoma uvuga ngo wiganye abandi. Oya, mubwire wowe amagambo yawe bwite, mubwire ubuzima bwa buri munsi uzi mubanyeho nawe mubanamo. Yego, atari kuvuga ngo nibyo wumvisha ahandi. Oya, wowe mubwira amagambo yawe bwite witondeye, wanditse ku gapapuro. Yego, urugero, iyo mvuze nkunda gutanga urugero ushobora kwicara ukavuga ati, ukirikodinga uti ibikorwa byose Rurema yaremye birakorwa nk'uko yabigennye. Utunyoni turaririmba, amazi arasuma, imashini zirahinda, ibikona biravuga, buri kintu cyose bitewe n'uko Uwiteka yagikoze kirimo kirakora. Ariko ubu tuvugana byose byatuje ku bwawe, byose byatuje kubera umugore mwiza w'agatangaza, byose byatuje kubera umugabo w'intwari, byose byatuje kuko bizi ko ngiye kuvugana n'umuntu ukomeye. Uri umugore wanjye nishimira, nkunda ukuntu wita ku bana, nkunda ukuntu unyitaho, nkunda ibyiza byawe byose. Ubu aka kanya nkumirije amaso, icyo ndi kubona ni ifoto yawe, icyo ndi kubona ni isura yawe mu maso yawe yanjye, icyo ndi kumva ni rya jambo ryiza wambwiye umbwira ko nkunda. Amazuru yanjye ari kumva impumuro yawe, nkunda ukuntu wisacrifyinga kugira ngo tubeho, nkunda ukuntu witanga mu kazi ka buri munsi. My friend, ni ibintu byinshi wabwira umupatina wawe akishima akanezerwa. Iyi kode ashobora kuzayumva wenda agiye kuryama, ashobora kuzayumva ari kujya ku kazi, ashobora kuzayumva, biterwa. Aha niho uzasanga ni nk'ahandi, reka ngoye nkuru, ni nk'ahandi uzaba wenda wicaye nko muri bisi,
ukumva umuntu ari kumva ari koda agaseka, ukumva ari kuyumva yisubizamo, cyangwa ukabona arayumvishe atanye nyine ari konsantere ari kuyumva, uko ugenda ukomeza nyine ari kuyumva ukabona atangiye nko kuzenga amarira mu maso yo, cyangwa ukabona wenda ukabona shesha urumeza. Yes, utu tuntu turakora. Utu ni udusikirizi nifuzaga kukugezaho wowe uri kwibaza ngo ndatanga iki kuri Saint Valentin kuko nta mafaranga mfite. Utu ni utuntu wakwitaho, ni utuntu dutatu waha umukunzi wawe kandi akishima. Kuri wowe ugiye kutugerageza ni amahirwe masa, ndetse nawe wadukurikiye ukabyumva ukadukunda, like, comment, byose wabitwereka hano hasi muri comment, wabitwereka. Urakoze cyane, umunsi mwiza w'abakundana, murakabaho. Ibigwi byanjye TV.